urwikeka bite byawe? Umva boss arahari. Boss wowe. Mperuka twarumvikanye ko ari njye ugiye kukubera boss wawe. Ndavuga Mr. P. Hapo? Uriya se? Wazanga buriya yagiye muri za nshoreke ziwe. Umva Santana, Mr. P amaze gukora ibitendo binyemeza ko ari master plan koko. Ntunyumvira? Ubwo utangiye kunzana ubwo buntu bw'amarangamutima ari cheap nkayo ngayo. Aha, umva Santana. Olivia bari kurira mu myotsi. Nta kashi, nta muzigo, mbese urebye nta kintu asigaranye na kimwe. Nibyo asigaranye byabuze isoko. Nta numwe ubikeneye, nta numwe uri kubigura. Sha Santana, ubu nuko ikigaragara cyo abantu ba supplyinga Olivia bagiye kubona ko bakorana n'umuntu udashoboye. Ubundi bahita bizera Mr. P, bahita bikoranira. Gusa urumva atari diro, atari gitogo yaba batsinze kindi. Ariko sha urasetsa kweri. Ibyo se bivuze iki Dre? Ubu ntubona ko asigaje igihe gito. Ubu abanzi bamaze kumuzenguruka. Nta hafite kubacikira. Ashobora gucika umwe ariko ntiyacika bose. Njye nyine nagira ngo nkubwire ko tugomba kwitonda. Ibintu yanganirije kare bingaragariza ko yatangiye no kunkeka. Jessica, maze igihe kitari gito nkurikirana abagizi ba nabi bafite imbaraga nyinshi muri uyu mujyi. Birashoboka ko bangirira nabi, ariko urugamba natangiye sinzaruhagarika. Nizere ko uzakomeza kumbera aho ntari. Mu gihe cyose waba ubonye ibaruwa, umenye ko nshobora kuba ndi mu byago, ariko ntibizakubuza gukomeza aho nari ngeze. Aho hari umudusi asobanura amabi yose y'abo bagizi ba nabi. Ntuzabagirire impuhwe, nabo nta mpuhwe bafite mu mujyi wacu. Marita. Yego? Madame. Yego? Hano hari umuntu urashaka. Yitwa nde? Ngo yitwa Tom. Oh, Tom. Mwari mufitanye gahunda. Oh. Okay. Mureke yinjire. Okay. Oh, Tom. Nitwa Jessica, ni njyewe Marita yasize aha ngaha. Nizeye ko nanjye tuzadukorana neza. Okay, Marita twari twavuganye kuri telefone akumbwiraho. Narinje kumureba rero mbazaniye bya bindi. Ni karibu, please have a seat. Ntabwo nicara ahubwo nakira ibyo nari mbazaniye. Okay. Uruhare rwanjye rero ndarurangije. Nizere ko namwe mugiye kubahiriza amasezerano twagiranye. Ndabizi abanyamakuru hari igihe mubona ibyo mwari mukeneye, narangiza mukibagirwa umuntu wabahaye amakuru, ugasanga nta kindi mwitayeho uretse gusingizwa na rubanda rugufi ngo mwakoze akazi k'indashyikirwa. Umenye ko muri iyi si yacu ibintu byose bari win-win. Tom. Reka ngire ikintu mubwira. Ko mbona uri umuhungu mwiza, umuhungu wifashije, umuhungu ukiri mutoya. Uriya mugore uri film ushaka wiki. Washatse umwana muto mungana, ukamushaka mukabana. Ukareka uriya mugore ugushora mu mico mibi. Ha?
ntago muberanye n'ibyo agushoramo rwose ntibikubereye. Sinifuza kuza kubona bagufunze, byanambabaza cyane. dore kandi nawe utangiye kunyinjirira mu buzima. Wamenya ibyawe ibyanjye ukabindekera. Tom, ntabwo ari kwinjira mu buzima, ni ukuri pe. Byambabaza cyane bagufashe bakagufunga. Wenda njyewe nakwirengagiza amabi mukora, ariko se afande Peter nawe yabyirengagiza se? Cyangwa abashinzwe kurwanya ibiyobyabwenge ndetse n'abashinzwe kurwanya abantu bose bakora amabi ntago babyirengagiza. Izo nama zawe zigumanire. Wowe menya ibyo twumvikanye. By'inama nayo nzabyigira ndi umuntu mukuru. Ako se mama, mbere ko ngenda kwishura cyane nshaka kukubaza. Nk'ubu muri iyi minsi ibiri koko wararaga hehe? Wazahindutse. Nk'ubu ntwayinda wavuga ngo nibinga abana b'ubu ngubu. Niko muko. Wakuze rero. Utangiye kunyurira. Isa yakugiye mu matwi none urimo kugenda uvuga uduhira. Ndakuyamye muko. N'ikindi gihe. Ariko ma, si ukukurira. Ariko ibahetse ababwiriza bo mu mugongo. Ubwo ushatse kuvuga ko ibyo nakwigishije byose ari cyo cyonyine wafashe? Ngo kurara mu gasozi iyo ndayeyo mbagushakishiriza ubuzima wa kigoryiwe. Dore so yigize ikigoryi ngo ntago yarya ruswa, ngo ntago yakwinjiza forode cyangwa izindi feri zose zishobora kwinjiza kashi. Ategereje umushahara w'intica ntikize. Urabona uri kukubona uzatumarira iki? Ako se ma, nk'ubu papa mwapfuye iki koko? Kugeraho umusuzugura ku mugaragaro koko? Nanjye ndeba. Aha, kanigendere ku ishuri nifite na kati. Sama umunsi mwiza. none byagenze haje umuntu ntazi nanjye arabijyana yahise abitwara yahise abinyambaza ariko ibyo bintu mu by'ukuri bishoboka gute? bose mumbabarira ntabwo ibyo bintu byumvikana. bose mumbabarire ndabasaba imbabazi. bose aho hantu ari habi bose. Aho hantu ni habi ahubwo se wari wakubitwa? Umva ngikubite mpaka kivuge. Hasoni. Ruvuye no kuvuga. bose kambabwira noneho ko ibintu byagenze. Vuga neza man. Tarashimanga. Haje umuntu araza nuruka inyuma anunga imbunda umusiga barago cyane. Ariko nanjye yarambwe umuhomeze nirukanke nkareba inyuma ntabwo namenye uwaje. Ntabwo wigeze muri? Ntabwo wigeze muri yaramutse imbunda bose mumbabarire. Mana yanjye. Ndabasaba imbabazi. Iki tugikorera iki? Simbizi. Ntuzi wowe utwaye?
ngo mbese nta kintu na kimwe uzi. nyuma yaho nta kindi nanjye kumenya natwe ngo tubonye umuntu uzajya dukorera akazi uri imbwa gusa. mbabarire gusa urabona uriya muzika uzi amafaranga uhagaze wowe urabizi neza. bose mbabarire ngenda kumva nanakica noneho. uzi impamvu twabipanze wowe cyangwa wakoranye na Mr. Fini twabamenye. oya bose oya